Mu mpera z'ukwezi kwa cyenda muri uyu mwaka turimo nukuvuga 2024 nibwo uyu mugabo yanditse urupapuro amentioninga abantu bashobora kuba bihishe inyuma yo kuba yahunga igihugu akerekeza mu gihugu cya Uganda. Ku rundi ruhande kandi uyu mugabo numwe mu bagabo bavugisha benshi yewe bigaragara nkaho badakunzwe by'umwihariko muri showbiz nyarwanda. Gusa kuva mu gihugu cyacu cy'u Rwanda akerekeza mu gihugu cy'Ubugande ni bimwe mu bintu byagiye bifungura amarembo yewe binamufungurira inzira uburyo kuri ubu ngubu afite ubushobozi yewe ari kugenda atera intambwe zirushijeho ugereranije naho yarari mu Rwanda. Ni nyuma yuko uwitwa Yago Pondate mu gihugu cy'Ubuganda aherereyemo kuri uyu munsi yaba ngo agarukanye poroje n'umugabo wa Ikibenda. Uyu mugabo wa Ikibenda ni umwe mu bahanzi beza muri East Africa by'umwihariko mu gihugu cy'Ubugande turamuzi twese. Ariko kandi Yago Pondate ntabwo byarangiriye kuri iyi poroje gusa afitanye n'uyu mugabo wa Ikibenda, ahubwo yagarutse muri bya bindi by'amatiku yo mu Rwanda aza kuba yikoma abantu bagiye batandukanye. Mu bantu yagiye yikoma harimo abitwa ba Bruce Melody, ariko kandi agaruka ku rundi ruhande ashimira Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben uburyo yagiye abikora. N'abandi benshi rero uyu mugabo yagiye ashimira anavugaho ibintu bigiye bitandukanye n'ibindi byinshi yatangaje kuri uyu mugoroba. Nijye wabikuzaniye kuri Hola TV, kora subscribe tuze kubana, ndabakunda cyane. Nibyo icyitwa guhangana, kubwirana nabi yewe n'ubushotoranye bya hato na hato, ibyo ni bimwe mu bikomeje gutanga umugati ku batari bake by'umwihariko muri showbiz nyarwanda, kuko umwe wese ugerageje kuba yakora yewe akanashaka amafaranga agerageza kuba yitwaza izina ry'undi. Ibi nibyo byaranze showbiz nyarwanda kuva mu mwaka wa 2020 by'umwihariko. Uwitwa Yago Pondate, Fata ku Mavuta n'abandi benshi bagiye bumvikana bahangana, harimo na Jihad ndetse n'uwitwa Kasuku Jeskizo wa Mipango, maze barahangana bavugana menshi. Kuri ubu ntabwo dutinda kuri ibyo, ahubwo turavuga no kubijyanye na achievement z'uyu mugabo Yago Pondate mu gihugu aherereyemo cya Uganda. Ni nyuma gato y'igitaramo rero cyaciye ibintu kikanavugisha abatari bake. Ni igitaramo uyu mugabo Yago Pondate yagiye yitabira, yewe iki gitaramo bivugwa ko n'umunsi azakitabira imyanya no tike zinjira muri iki gitaramo zizaba zihenze, uburyo wanavuga ko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda haba ari ahantu hakeya cyane bishyuza amafaranga ntayo. Tubyibuke gatoya, uyu mugabo Yago Pondate mu gihugu cy'u Rwanda ni umugabo ugaragara nkaho adakunzwe by'umwihariko muri muzika. Uyu mugabo Yago Pondate umwe mu banyamakuru batangiye akazi k'ubunyamakuru mbere, umuntu atanatinya kuvuga ko ari umwe muri mu nkingi za mwamba mu itangazamakuru ryo kuri YouTube mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Yatangiriye urugendo rwiwe rw'ubunyamakuru mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Tabagwe, akagari na Kashyuro. Kwinjira Kigali uturutse ahantu nk'aha rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye, byanga bikunda uwaguha umwanya wese, umuntu uwo ari we wese wageze kuri ibi umuhaye umwanya afite icyo yavuga ku nkuru z'urugendo rwiwe. Nibyo byaranze uyu mugabo, maze mu mwaka wa 2023 hagati aza kuba yatahanze umuzigo awita Umugambi w'Imana si uw'ejo. Iyi yari indirimbo ya mbere y'uwitwa Yago Pondate. Iyi ni imwe mu ndirimbo yagiye ivugisha abantu benshi, maze barayikunda barayikinga ku mbuga nkoranyambaga n'ahandi hose. Ibi bimotiva umugabo witwa Yago Pondate, maze atera intambwe yo kuba umunyamuziki w'umwuga. Yego uko utangiye bishobora kuba atarinda gusoza, ariko kandi biba byiza iyo udacitse intege ugakomeza. Izi motivation cyangwa se izi comment zishyigikira uyu mugabo Yago Pondate zaje kuba zamumotiva, maze uko iminsi yagiye ikurikira uyu mugabo Yago Pondate arushaho kugenda akora indirimbo zigiye zitandukanye. Nyuma yaho gato yagarutse mu muziki kinyamwuga, maze ari nako abanyarwanda by'umwihariko abantu batamukunda batangira kumuvuga amagambo agiye atandukanye, arimo kumusebya, arimo kuvuga ubugwari ndetse n'amafuti ye, yewe bakanamuvuga yashaka. Ibi rero ni nabyo byatumye ubwe amaze kubona inzangano zifashe irindi
irindi shusho maze yigira inama yo kujya mu gihugu cya Uganda. Turibyibuke cyane mu nzenya zose zo mu Rwanda yewe n'ahandi hantu hose mu makoraniro y'aba legend ntabwo baburaga kuvuga ko imiziki ya Yago ingana no kuba wafata imikino y'abana yewe ukabakinisha ariko abo bana bakaba nta n'umutekereza ku hazaza hiwe. Ni ukuvuga ngo benshi babifataga nko guta igihe. Uyu mugabo Yago Pondati rero mu ijoro ryakeye ku rubuga rwe cyangwa se ku rubuga rwe rwa YouTube cyangwa se YouTube channel yitwa Yago TV Show yafashe umwanya maze agaruka kuri showbiz nyarwanda avuga ko hari abantu bagenda bamugendaho umunsi ku wundi ariko kandi abo bantu bakaba bakoreshwa n'umuntu uri hejuru cyane utamwishimira ye utifuza ibyiza kuri we, aho yagiye agerageza kuba yasoma comment bagiye batera kuri content ziwe nk'abandi bose maze akavuga ko abantu izo cyangwa se izo email zamwandikiye zimutera comment zimuca intege zitaba zaturutse kuri rubanda rugufi ahubwo baba bihishwe inyuma n'umustar ukomeye cyane utishimira Yago Pondati. Uyu mugabo kandi Yago Pondati mu bantu yashyize mu majwi hashobora kuba harimo uwitwa Bruce Melody ndetse n'abandi benshi by'umwihariko bagiye bagaragara ndetse bari no hejuru muri muzika nyarwanda ugereranije na Yago. Yago kandi nanone yagerageje kuba yashimira The Ben ku gikorwa cy'ubutwari The Ben aherutse gukora cyo kuba yashyira umurongo ndetse akanashyiraho umucyo kuri showbiz ndetse n'ibyakabaye biranga showbiz nyarwanda muri rusange. Yago Pondati mu magambo ye yamushimiye cyane maze abwira The Ben ko nubwo urugendo rukiri rurerure ngo bakebure yewe banakura imyanda muri showbiz nyarwanda ko bishoboka. Ibi ngibi Yago Pondati yabivugaga akangura yewe anakebura bamwe mu banyarwanda ariko kandi ku rundi ruhande aba contrast cyangwa se abamwanga nabo ntabwo baburi ibyo bavuga nkuko muri comment ze barushaho kugenda bamuca intege. Uyu Yago Pondati ikindi wamenya nyuma yo kugera mu gihugu cya Uganda no kuvuga Kampala, imishinga ye y'umuziki irakomeje, ibiganiro bye birakomeje nkuko akomeje kugenda abwira aba haters be akababwira ngo ko munshinja ko content zabuze ese izi mfite ndi kuzikura hehe ko mwafashe umwanya ukandeba kandi uvuga ko content zabuze. Ese ubwo content zarabuze cyangwa ni wowe udafite ubwenge bwo gutandukanya icyitwa content n'ikitari content? Aya ni amagambo witwa Yago Pondati yakomeje kugenda abwira aba haters biwe ari nako kandi uyu mugabo Yago Pondati akomeza imishinga ye irimo kuba yakorana indirimbo nziza na Wyclef Benda. Ni nyuma gato yo witwa Yago Pondati yakoranye indirimbo na Ama-G The Black maze iyi ndirimbo Ama-G The Black ahitamo kuyisohora iri audio ko atiriwe ategereza ko bakora video yayo. Imwe n'indi mishinga yose uyu mugabo Yago Pondati agenda ategurira abakunzi be by'umwihariko yise Big Energy nijye uzajya mbekugezaho umunsi ku munsi. Nizere ko wakoze subscribe, share na comment ngo ujye ubana nanjye. I'm the whole one present. Ndabakunda cyane, kora subscribe now tujye tubana. We love you so much.